Wapisha mwana kuri umugore wanjye yaragiye muri iminsi maze iminsi ndi mu rugo njyenyine. Wagize ngo kwita ku bana byo biba byoroshye shana abonye ko n'abagore burya baba bafite akamaro reka. Igihe nagendaga ndemerewe n'ibyaha nihagire ikibasha kunuru umutwaro ndashima igitangaza ndashima yama nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya! Imana yambwiye ngo ugomba gukizwa guhera uyu munsi. Haleluya! Imana ugomba gukizwa guhera uyu munsi ibyaha ukoraga byose ukashikama ukihana. Oh, haleluya! Wikinisha muzi. Nta muntu cyo kwita abapasiteri. Iyi ni ijambo ry'Imana. Narihereye ku musaraba igihe nakizwaga. Nawe ugomba gukizwa Imana ikakugirira neza. Ukera. Imana yakishije Abisirayeli igihe bambukaga inyanja. Oh, haleluya! Nawe ugomba gukizwa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ugomba gukizwa. Ugomba gukizwa mu izina rya Yesu. Haranditse ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Nawe ijambo ry'Imana ryagutunga. Ubugira gutungwa n'umutima gusa. Haleluya! Barangije kurogotwa se? Ntabwo ndasoza, ntabwo ndogotwa. Uko shavu banigira murambangamira. Imana yambwiye ngo ugomba kwihana ibyaha byawe byose. Ugakorera Imana ukareba umunezero wo gusenga. Nta muntu wasenze ubura byose. Oh, haleluya! Haleluya! Iyo Mana musenganiye. Komeruka agenda, mama yarapfuye, ariho. Machaka umugaro ariko ngiye kumuhiga aho mubona hose. Cyangwa aho ndumva ari hose ndamugarura pe. None mfite ubwoba pe sinzi ubwo uriya bita Rukundo amuzi. Rukundo se sibyo nakubwira gase. Uyu muhungu wawe bamufashije ubundi ari kwiba ahubwo se kuki bataje bakiboshye? Komwa papa ari kudutera. Hageze hano ryaje. Naguteranye nayo ngo bimfashe. Bikarenye ni bamfashe nibyo kiko kutabe. Ejo ntago yaje afite ibitaka mu mugo. Sinamusize ku rusengerura. Oya nyine. Nase bageze hano ryaje. Ingeso ze zarahindutse. Numvise nka yagiciye ndaza ngo. Cyambwa rero ibyo ngiri ibi bijyanye n'ibyo mu murima n'ibyo kwibarera ukuntu byagenze. Kandi urambesha. Naguca kabiri. Navugisha ukuri shaho kuri kwawe kujya hanze. Je nago ni. Papa si wambyaye. Ejo ntago bamuzanye bamukubise. Si wambyaye. None mu by'ibijumbure bagufatiyemo none byagenze. Ko bagiye kugufunga. Dusenga Imana yo mu ijuru. Ejo bundi we ntago ari ingegera ntabwo ari bwo nari ingegera ko Imana yarambatuye ku musaraba narahageze. Byose birasobanuka. Igihe nagendaga ibyaha bindemereye, genda nikoreye ibyaha byanjye byose. Ariko narahageze kubw'umurimo w'Imana ubu narabohotse. N'umugabo ushima Imana, nawe washima Imana. Imana ikarebye yagukorera. Urabyemera gushima Imana mwene data? Cyangwa ntabwo uri bukizwe? Ndakizwa nande? Ntabwo ndi bukizwe rwose. Yo uri bunyiza se? Guhera uyu munsi ngiye kugutwikisha imbaraga za Yesu Kristo. Ntabwo uri bunushuke mu maboko. Oh, haleluya! Wiba nge nibyo mbikurikije ndetse Tuvamo umupira w'abandi mujanire nyireho. Narakubwiye ngo wishyura kuramo dore umuhungu yaje kuwufata wovemo turanye. Weze ndambara. Ariko gira vuba mutanga umupira w'abandi. Ndi wanje nawufuze. Gira vuba. Kuramo vuba mani muraningi. Ndi wanje nawufuze. Rero uyu nago yumva nabagirirwa gira vuba kuramo. Kuramo niko gira vuba. Kuramo bitinza abantu mani, kuramo bitinza abantu. Mva nawe rero. Uwo mujyanire mubwira ngo uzihangane pe wabaye imfura pe. Nakundi nyine nose ko kurumbya ari ukubigenda. Nakuremo. Cyose sha gira vuba ariko. Uriya mugore muturanye bita Rutagenda. Amakuru ye sha. Araho nyine gusa mu minsi ishize yene yabyaye byapfuye. Yabyaye byapfuye. Mereza hano. Akoza umupira w'abandi. Mereza hano. Akeneye n'inkoni. Gira vuba. Ntabwo se muze. Ubwo rero icyo ugiye gukora genda hariya mu ihene. Biriya bisyogogo byose birimo. Uzikuba ihene zanjye nsange zera. Ubwo biriya bisyogogo urareba kuntu byose ubisunika. Nise ndabisunikishe. Ahubwo ujye kwa Marega guhena ubwatsi. Aho sizo ntoki ntabwo uzabikuramo. Se papa none. Izo ntoki ntabwo uzabikuramo na?
se nk'upapa kuko ibintu aba ari kunkora ubu ngiye nzabivamo kuko ngiye ntabwo nzi kubyanga ngiye nzanabivuga. Nabwira rero mbwira nyine ukuntu iyo umuhungu agiye kuryamana n'umukobwa ukuntu biba bimeze. Ubwo si byo ngibyo byambaza mu muhanda. Ubwo kubikubaza urumva ari ibintu birenze. Nose ubwo ndikubajije mbona utabizi. Uzagenda umubwira azayigutera uzamenye ukuntu Ego ni ishyari nyebwirira ibyo warumamagariye. sha nyine nagira ngo ndangira ahantu najya nyine kunywa imiti kugira ngo nyine mbikore neza. Ugira iki? Kunywa imiti? Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo umwana nyine akore neza. Urarebye ugasanga rero ari njye ukwiye kubibaza. Nose urebye ndi umuranga w'imiti, umbonyemo imiti, umbonyemo se njyena n'ikirango cy'imiti y'aharunzi. Ndakwiyamye ntukambaze nanjye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ko mbona kwajije cyane ibyo nshaka kwimenyera ukakumbwira. Koma nawe. Koko warushye naruhare mwe koko. Nambona nakara agakobwa ngo kasige kancishiye gutya. Aho kazabona kari Rwanda. Kambe ngiye mva ndabaza undi. Baraga za Kristo uranumika wowe we muntu gani ha uzabanza utwike so nanyo kuturumvikana neza akakaye tutsokera mu rugo gira vuba vuze muki musokera ngomba kugusengera ibyaha gira vuba vansokera mu rugo ngomba kugusengera ukihana ubandika abana nawe musera to bane mbese zabanza utwike so nanyo kosha ntabwo banyinisha gutyo ntabwo ry'Imana Imana se nibi ubwo nuko rero ibyo mba nkubwira umva umasi ariko ntuza uriya Siliveri wo kwa Nyirandorome kugira ngo umujyanire umupira mubwiye ni nubwo bagwanduze nta kundi byagenda ntabwo si yuma y'isabune arahotora nta n'isabune kuntu wabaye ese kwazagira bawuhatishije kwazadiri dufitanye ubwo byagenda uti dore rero gira uko bigenza umva rero ni kugira ngo wihute umva mbabarire nuninze ntabwo ndi butinde ubwo genda ubwo nugerayo urambwira rero ariko hari n'akandi kadiro ndi gushaka muri iyi minsi ndarara hanze hari ukuntu wandwariza ukazaza kuba iwanje se oya nta kibazo oya genda nta kigo tuzasubira nawe ubwo nyine usigara ubyigaho sinzira iwanyu gute kugira nzabajye imitungura kandi amakuru rwose naragakuruye nsanga iwanyu mufite imitungo ariko kanze mbareka mubaza amakuru yanjye neza iwanyu n'izi karitsiye iwacu ni muri izi karitsiye nose wareka nkakwibariza ahantu ndangira ikibazo mbaza ahangaha mw'izi karitsiye ngo hari umuvuzi nyine uhaba nyine umuvuzi wa gakondo najyanye kwivuza rero nyine amwe umuti wo gutuma nyine mbikora neza waba uhaye uvuzi gakondo nyine ni umuvuzi utanga imiti ya kinyarwanda ese wagiye kwa muganga aho si bakuvura hari ikibazo oya hari imiti umanza kunywa kugira ngo utegure inda n'uzabyara neza Njye nshaka mfe n'ubundi papa yanjye wenda mfe rwose ndiyahuye wenda nzajye mu ijuru cyangwa kwa Satani ariko njye ndiyahuye Rura koma na se wijagaritse ngo bapfuye rero bagira ngo bapfuye urashaka gupfa wahaze ibirayi subira mu rugo wambe sirewe uri umuntu cyangwa warapfuye ubundi ariko ninde wakuraze muri izi minsi ariko da urashaka gupfa da nemamo ngone yanjye igiye urashaka gupfa kubera ko ari dukeneye rero ipfa bakwibagirwe me ngo ndahamagara ndemubwire ko wapfuye okay uwo muntu ndamuzi ariko ntabwo uragerayo aracyabura akagenda urabura nk'iminota 30 ngo ugereyo
ese wafashe akamoto ko mbona wananiwe? nta mafaranga mfite. Amafaranga ufite? Ese nta mugabo ugira? Yeah. Cyagenze bite se kandi mbona ukujije kandi Sha, nyine wamuhinguye n'ibibazo. ibibazo? Okay. Ibibazo nyine aracyabura akagenda umugereyo. Rero nugera hara hepfo kwa Kamari ongera urangishe barahita bakubwira nta kibazo. Ariya izi karitsiye ntabwo ari iwanyu. Kwa Kamari hura hamenyara. Ubwo nyine ndongera mbaza. Okay, nta kibazo. Ubwo nyine yegerayo. Urumva wapfuye? Wapfuye ra? Amba yewe. Haguruka, genda. Maze ukansuzugura ukoresheje kariya kageni. Wapfuye ra? Urugupfa. Wapfuye. Chambira moto tugenda. Genda. Genda, hushi. Haguruka. Genda. Genda, hushi. Genda.